ubundi amafaranga ya blockchain ntago twakabaye kuba turi kuganira gutya Pi network idahari. Nta kintu iki kiganiro cyashingira kubera ko kugira ngo uganire ku mafaranga nuko ubu yafite yego cyangwa suzi imikorere yayo. yego Pi network yakoze icyo kintu yadouta abantu benshi batandukanye badafite amakuru kuri blockchain ibazanamo. Imaze kubazanamo ibaha n'amafaranga. Umuntu rero muri kunganya amafaranga cyangwa se muganira ku mafaranga nawe yafite ibitekerezo mushobora kubihuza. Impamvu ari shingiro rya Web3 mu busanzwe turakora bakatugenera ariko Pi network yashyizeho icyo bita GCV cyangwa se Global Consensus Value kiba igitekerezo cy'abapiyoniye n'abakunda Pi muri rusange. Baravuga bati kuko uyu mushinga ari uwa community mugena agaciro pagena igiciro nka kiriya cya GCV wabonye nubwo kitaba kigiye guhita kigerwaho aka kanya ariko hari uburenganzira bahaye uwo muntu mayininga Pi. Avuga ati nuganira n'abantu benshi zakubwira ati GCV ni yacu nitwe twayitoye niwe nande. Reka tubashimire mwese abadukurikira tubasaba umugisha aho muherereye Imana ibahe umugisha. Nshimira abakoze subscribe mwarakoze cyane nawe utarakora subscribe uyikore kugira ngo dutangire kukugezaho amakuru adasanzwe kandi amakuru tuzaguha na amakuru akumenyesha ko turigisha turamenyesha abantu iby'ubwenge. Turi mu isi ya crypto n'ikoranabuhanga, turi mu isi ya blockchain, turi mu isi ya AI aho ubwenge bukorano buri gukora ibintu byinshi bitandukanye. Turi mu isi y'iterambere aho isi iri ku muvuduko. Turi mu isi abantu benshi batangiye kuvuga ngo ni iminsi ya nyuma ariko n'undi twavuze turi mu minsi ya nyuma. Ndi kumwe na Rugwiro si ubwa mbere dukoranye si ubwa mbere mubonye Rugwiro uraho. Muraho neza. Komera cyane. Mba nkomeye. Uyu numwe mu badamu bihangiye yakose mwarihangiye. Ninyo bamwe mu badamu bihangiye umurimo. Sanga utarawihangiye. Ko hari wasanga ari kubyumva. Amahitamo y'umuntu abagomba kubahwa. Aha ntaba yoroshye turi kumwe rero ariko ibyo mvuga byo murabyumva. Tugarutse mu kiganiro kibanda ku bukungu n'ikoranabuhanga. Hanyuma igihe kinini tumaze urugendo tugendana muri blockchain, urugendo tumaze igihe tugendana mu ikoranabuhanga cyane cyane muri aya mafaranga digital cyangwa se cryptocurrency, amafaranga koranabuhanga turimo turinjiramo mu isi y'ubukungu. Benshi mu badamu hari ubwo batumva ibyo ari byo. Aha turi buze kugaruka kuri Pi network ariko ndashaka gato tunyure muri scam. Muri scam ko haciye mbere se. Ushaka amace nyuma? Nacyo. Oya mbwira aho ushaka kugira bijyane. Oya nta kibazo. Oya ndashaka ukuri icyo kibazo ahubwo kirahari. Oya nta kibazo. Ariko kirahari ndi kukikubona. Oya ntawe. Gusa mbonyemo ikibazo si byaba byabaye ikibazo ahubwo. Nijyaye ndi kumutumira. Ya. Kuko niwe ugiye kumbaza. Ahubwo scam mu buhe buryo? Scam. Scam mu buhe buryo? Okay. Iyo tuvuze blockchain, tukavuga AI, tukavuga amafaranga koranabuhanga, tukajya muri crypto, sibyo? Bitujyana mu kintu bita scam kubera impamvu imwe. Uyu munsi ugiye ahantu hano mu mujyi n'ahandi hose ukavuga uti ngewe nkora ibintu bya cryptocurrency ngo dore babesiko barateka muto ngo abangaba ngo biba amafaranga ngo abangaba baravuga ngo uzana mu ngushoremo ngo ushiremo. Aha rero nangiye kubibaza ngendeye ku cyo bita ikoranabuhanga ariko mu gushora imari, sibyo? Kuko benshi bazi neza ko twagiye dutanga amafaranga ibintu tutazi bikayarya. Scam, sibyo? Mvuga ko mbere nkivuga navuze turibuze kuvuga kuri Pi. Ariko uyu munsi hari umuntu utabwira ngo koresha Pi yawe ati ibyo bintu by'ibiscam byateka mutwe ejo muri Benin yavuze ngo irabafunga. Aho rero niho scam iri. Rero nashaka kubaza muri scam kugira ngo tuze gushyiraho umucyo cyangwa itandukaniro hagati y'ibiri scam cyangwa by'ibi fake n'ibizima abantu bakwiye kujyamo. Nk'umutrader ndimo ndavuga n'umuntu ukaze ntago aba yoroshye umuntu uri gukorana hano mutamubona gutya mukajyana umuntu woroshye. Ntago akaze harababeshya ariko scam tuyitangiriyeho. Scam itangirira ku muntu ku giti cye. Ikintu cyose udafiteho amakuru nimba tuvuga urugero nimbuzi uko ushobora gufata amazi ukayacanira akabira
hari utarindira kabiri. Ubwo buryo rero ushaka kubukoramo ikintu cyose udafiteho amakuru yuko kiri buze kugenda kuri wowe aba ari igihuha, aba ari scam. Ariko impamvu umuntu ushobora kumubwira utishyiramo Pi network asabe kwemerere akavuga ati uri kubeshya, hari byinshi byubakirwa online ndetse aba developer tugenda tubagira ari benshi bitewe n'iyo AI cyangwa se n'ubwo bwenge bukorano artificial intelligence, umuntu akabikoresha nabi ntabigiremo ubupfura buhagije, akabikoresha yiba abantu muri ubwo buryo. Scam rero inyinshi uko zigenda zikorwa wenda no kugira ngo abantu bazitahure, nk'izo uvuga ngo washyizemo amafaranga barayarya, n'undi wese wabikoze baba bapanze mu buryo bubiri. Wowe baragutumira, buri umuntu wubaka iriya platform nta mafaranga ye na make yashyiramo, ahubwo wowe aragutumira, abafite ayo ya designinze, abafite abantu bashyashya bari buze gutangirana, bantu bakabasaba gutumira undi muntu wa kabiri. Njyewe nawe Emi twaganiriye ku mushinga, mfite account yanjye irabiriho amafaranga ariko ari design yanditse ariko adahari, noneho wowe mwatangiranye icyo ugiye kumufasha ni ugushaka umuntu uza gushoramo ya mafaranga ya nyayo, yamara gushoramo amafaranga ya nyayo akaba ariyo wowe utangira guhemberwaho. Ni ukuvuga ngo hatabayeho abashora ntabwo muri scam mwabikuza, agakora icyo twita nk'ishene cyangwa se piramide. Bagutegeka kuba hari abantu wazana kugira ngo mu mushinga wabo hagumye hiyongeremo amafaranga, bigakiza binjiyemo bwa mbere, bigahombya abagiyemo bwa nyuma, kubera ko haba hari igihe bihaye ntarengwa n'amafaranga bihaye bagomba gukora, bamara kuyageza bakigendera. Ni muri ubwo buryo rero ama-application amwe n'amwe ku muntu udasobanukiwe mining, usibye ko bitandukanye na scam, abasha kuba yanyagwa amafaranga ye. Ariko uyu munsi bikoje nk'umuntu wibamo, wemera ko hari na link ujya kubona ukabona iraje irakubwiye ngo fungura, ugafungura ugatangira kumayininga utazi n'icyo ari cyo. Na BTC barabikora, Bitcoin barabikora. Aha rero wenda mbere yo gusobanura impamvu turi kwinjiramo hano ni ukugira ngo tuze gushaka uburyo abantu bamenye ibyo bakwiye kujyamo n'ibyo badakwiye kujyamo. Amahitamo y'ibyo ugomba kumayininga, hari igice bita white paper. Akenshi izo zibeshya ntabwo ziba ziyisobanura neza. White paper biriho amakuru yibanze y'uwo mushinga, imikorere yabo, usibye ko bashobora no kuyikora ukabona ni nziza ukaba wanayinjiriraho. Yayikora da. Yego, ariko twavuga ngo mining twakoze zikaduha amafaranga harimo nka Pi network, ushaka kubigerageza nayinjiriremo najye mu gice cya Pi, namara gufata experience ashingiye kuko Pi ikora, azajya agenda agereranya n'izo ngizo zindi, nabona nta tandukaniro na wa mushinga ukore. Ugusubwiye kimwe ndamubwiye nti ibyinshi bihari ni ibicupuri, ariko hari ibyo twakoze biduha amafaranga ariyo Pi network, nayinjiriremo. Namara kumayininga Pi azaba agenda asobanukirwa imikorere yabyo, noneho namara kumenya imikorere yabyo agereranye na za zindi bari kumwoherereza, nabona bihura abone kujyamo nabyo be mining. Okay, ngira ngo ibi bintu reka tubigaruke mu buryo busobanutse umuntu wese atwumve. Ngira ngo uko byagenda kose ibintu bishaka ubumenyi cyangwa bikeneye ubumenyi. Ahubwo mu bantu rimwe na rimwe mubizi ni gute abantu mukwiye kubaha ubumenyi kugira ngo bisobanukirwe, kuko byanze bikunze ibi bintu birakora. Ariko tubitandukanya gute ibikora n'ibidakora? Kuko umuturage turi kubwira cyangwa uri kutwumva ntabwo azi gutandukanya Pi ya original na Pi ya fake. Ariko Pi ya fake bahora Pi ntago habaho fake coin ya Pi, ariko hari izo bakora zigambiriye kuba zajya kuri testnet mu gice kigeragezwa kugira ngo abapiyoniye bazitorezeho. Ariko kuba timu yabyubatse mu buryo zitandukanye n'iya nyayo. Oya, ndavuga uwajya kuri ntuza kuri Play Store akandikamo Pi network. Oya, ntayo. Nta yindi yaza? Nayo. Ni ya yindi hari n'ubundi. Okay, none ko twamenye ko hari uko abantu baziba cyangwa kwiba byo byarahagaze, ntakiziba. Nta nubwo byahagarara, kuko kwibwa Pi bituruka kuri nyiri umushinga, bituruka muri core team. Kwibwa Pi coin bituruka muri core team. Core team ni itwiba Pi? Ntago mvuze ko ari Nikoro uzitwara, ariko kuba zitwarwa
harimo gucunga nabi umutekano w'abapiyoniye. Kimwe cya kabiri cy'abantu batunze ama wallet cyangwa se passphrase zifitwe n'abantu barenze umwe, babiri, batatu, bashobora no kurenga. Ubwoko wallet ya Pi iri mu bwoko bwa DEX cyangwa se Decentralized Exchange. Uyigiraho uburenganzira ari uko wabitse neza amagambo yawe, ashobora kuba 28 cyangwa se 12. Iyo hari undi muntu wayeretse muba mufatanije umutungo mu buryo bweruye. Kuri DEX aho bibera bibi, dushobora kwinjirira rimwe muri wallet, icyo tugiye gukora kigatandukana. Wenda ntabwo twakorera rimwe transaction ndikunde, ariko ushobora gukora kuri send, ushobora gukora movable, ngiye ngakora send, tukaza kuza guhuriza hamwe, bikajya kuri ya wallet yabanje kuba yabikora. Pi rero impamvu nari mvuze ni kwibwa kwazo bifitwemo uruhare na Core Team, nuko umushinga wa Core Team wakiriye abantu bamamaza muri iri application. Urumva na application ifitwa n'abantu barenga miliyoni 100. Ntabwo rero bashobora kuba bareka kuba bafata ayo mafaranga ajyanye n'ibyo kwamamaza. Rero abo bantu bamamaza hari abaza bagakora fake wallet, washyiramo passphrase bakabona copy yawe. Uretse ko Core Team nyuma yuko ibikemanze yashyizeho uburyo ushobora gufunga ads, ukamayininga utigeze ubona ads, ariko kwibwa bwo ntabwo byahagarara. Kandi aho uzi kubifunga se muri abantu bakugannye babafasha kubifunga? Biroroshye cyane rwose, nta kibazo. Watubwiye uko bigenda? Uragenda ugaca muri, ugakanda kuri turiya tuntu dutatu turi mu nguna aho mayiningira, ugascrollinga hasi ugana hari profile, hari aho uhita ubona ads, handitse ads, ukaba wazigira on cyangwa off. N'akantu wimura ugafunga cyangwa se ugafungura, biroroshye. Ad ntabwo icyo gihe wongera kuyibona. Ariko hari igihe bakwereka ko ugiye guclaiminga Pi zirenze zo winjizaga, kandi hari amakuru dufite kuri Pi yuko ari coin ifite agaciro. Uyu kanzeho rero bagusaba passphrase nkaho bagiye guhita bazohereza kuri wallet yawe. Ubwo ako kanya yamaze kubona copy usohoka mu. Ese ko abantu bafite binjiye muri Pi network badafite passphrase? Ubwo aracyari kugira ngo ugire passphrase ubugeze kuri top y'umushinga. Navuga ni haba hari ibyo umaze kuzuza. Nukuvuga bigenda mu level. Umaze kumenya gusobanukirwa mining, baguhaye KYC cyangwa se know your customer, aho bagukorera ama verification bashingiye ku byangombwa bitangwa n'igihugu, bagafata isura yawe, icyo twita biometric. Iyo umaze gutsinda icyo cyiciro, noneho bakurikizaho kukubwira bati fungura wallet cyangwa se kora wallet tukoherereze bimwe mu byo wakoreye. Ubwo rero ku bantu bashya, keretse ari umuntu utinzemo, ku bantu bashya baba badafite passphrase, gihe nikigera muzagira ama wallet yanyu, nuko ubwo hari ama step atararangira. None zo nkubaze ngo muzafasha ryari abantu bashaka kwinjira, abantu bashyashya? Ubu none amudirectinga ku buryo yabikora? Yego, namudirectinga bitewe bigendereye nuko banga ikiganiro nifite mu mutwe gisa n'igihindutse. Kubera impamvu duha tuvuga ibi bintu ariko dusa n'ababibwira abantu babizi. Noneho nkibaza haramutse hari umuntu mushasha winjiye none cyangwa kumva iki kiganiro agashaka kujya muri Pi network, yanyura mu step? Birasabwa ko aba afite smartphone. Icyambere ni smartphone. Yego. Bitubwire utondetse. Icyambere ni smartphone. Icyambere bituruka ku bushake. Icya kabiri akaba afite smartphone, icya gatatu akaba afite internet. Ibyo ngibyo bitatu abifite, yamaze kuba yumva yabikora, ubwajya muri Play Store cyangwa se asanzwe ashakishiriza ama application, yandikamo iryo jambo Pi, ni inyuguti ya P and I, agakora search. Amarogo ya Pi ariho, wenda bijyanye nuko ashaka kuba yayikoramo. Ni byiza ko yakinjirira muri Play Store pana guca kuri Chrome, ubundi akiyandikisha. Mu kwiyandikisha abenshi bahakorera ikosa, gukora icyo twita registration. Abenshi bahakorera ikosa ryo kwandika imyirondoro idahuye n'ibiri ku byangombwa byawe by'igihugu. Yiyandikishije neza, igihe cyazagera bakamuhereza KYC. Mu kwiyandikisha ntabwo bigoye, nta mazina yawe bakubaza bijyanye n'uko nguko n'ubwene gihugu. Okay, abantu bakeneye kwiyandikisha wenda
babishaka ntacyo wenda ko tuba dufite nimero za telefone bashobora kutwandikira tukabafasha ibyo kugira ngo abyuzuze neza atabyuzuza nabi. Hanyuma tubonye benshi bakunze kubabarira muri scam cyangwa muri bimwe bya networking na pyramid. Hari undi byubatse gute? Biterwa n'icyo umuntu yahuye nacyo, ariko tugendeye kuri pyramid zose rega ziza zimeze mu buryo bwa pyramid. Zose ziza target ari umuntu wa gatatu bari bwibe, kuko uwa mbere bamuha ku mafaranga, yamara gufata ya mafaranga akavuga ati birakora, emi hari akantu nakoze nabikujemo, emi nawe nkakuzana. Wamara kubikuza ugahita uvuga uti reka mpamagare n'undi muntu wanjye gutyo gutyo. Iyo bimaze kugera ku muntu ujya kugera ku wa nyuma, batangira gutanga ko hari ibibazo barimo muri maintenance n'ibindi bigiye bitandukanye, ubwo baba barimo bafunga bataha. Ngo uwawe yabonye yigende. Yego. Niyo mpamvu rero natangiye gusobanura ni scam niyo umuntu ku giti cye, kuko umuntu winjiyemo mbere biramukorera bikanamukiza, ariko uwanyuma akabihomberamo. Okay, hanyuma se networking, ibintu bya networking, kuko benshi bameze nk'abari gukora network. Urumva iki kintu iyo uvuze Pi network, sibyo? Nabyo bimeze nka bya networking. Ngwino unyinjirireho ubone izi percentage. Oya, Pi network itandukanye nabyo. Pi network impamvu itandukanye n'izo networking nuko muri Pi network gutumira si itegeko, ariko ahandi gutumira ni itegeko. Utatumiye ntacyo wabona, ariko muri Pi biremewe ko wafungura account ukamayininga nta wundi muntu winjije, ukuzuza ibisabwa ukazabona amafaranga ya Pi. Ariko ahandi usanga kenshi iyo utatumiye hari iminsi bagufungira, bakakubwira bati byibura zana umuntu umwe cyangwa babiri, cyane ko baba bashyizeho n'ama bonus cyangwa se amafaranga ari hejuru. Ikindi kibazo nanditse hano, reka bampereza telefone nyirebe nyikubaze kubera impamvu imwe. Iyo udusobanurira ibintu bigaragara ko bizi neza. Uri kubyumva? Ndashaka kugira ngo utubwire, hari izindi coin ushobora kuturangira cyangwa warangira abantu bashobora kumayininga zikabaza amafaranga nk'uko Pi yatanze amafaranga, tubyemeranye ko Pi yatanze amafaranga. Yego. Ariko niba batabyemera ko yatanze amafaranga, bavuga ngo yaratubabaje. Sinzi umuntu ugeze numva ngo Pi yaratubabaje, ngo yaradutengushye. Kuri ako ngako wari uvuzeho, wenda tubanze tukavugeho. Ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka 2025, Pi yakoze icyo bita open network. Yari ifunguye ku mugaragaro ngo utaragize amahirwe yo kumayininga Pi azigure, ufite inzara afite Pi agurisheho. Ubwo uwo muntu wundi utarigeze abikora, nutagira OKX, nutagira Bitget, nutagira n'ahandi hagiye hatandukanye yagiye iba listed ziyakira kuba zayicuruza. Ariko kuwa bishakaga yatanze amafaranga by'umwihariko ku bijyanye n'aba trader. Intungu biracyacuruzwa, umuntu akagena kiri buzamuka akabonaho amafaranga cyangwa se iri bumanuka akabonaho amafaranga bitewe nuko analizeze ziri kugenda. Yego. Okay. Hanyuma ikindi kibazo ndimo nibaza, aba bantu benshi bajya kuri internet cyangwa bakoresha internet, iyo agezeho akabona link imwohereza iyo agomba kumayini, baravuga ngo mayininga ngo iyi coin ngo yaguha amafaranga, akaba ati ko na Pi baduha udufaranga nirekanye mayininga. Ntabwo mwe mu bisobanuro mubasha kugaragariza umuntu itandukana ryo kumenya ngo iririyo cyangwa iri fake. Usanga n'ubundi hari ukubwira ati yikore imeze nka Pi, yikore izatanga amafaranga. Wenda ngendeye kuri ibyo, hari izo turi gukora zimwe na zimwe ziri no kuri black market. Iyo tuvuze igice cya black market twavuga ngo ni igice cyo gucuruza, ariko mu by'ukuri nta mategeko n'amabwiriza muri kugenderaho, nta giciro gihari kizwi, ni ugukorera mu bwumvikane ndetse n'icyizere ugiranye n'umuntu mukumvikana ku dufaranga ashobora kuguha. Muri izo coin dushobora gusangamo nka Sidra chain iri gukorwa, uretse ko KYC yabisa nkaho igoye kubona aba validator,
bariya bemeza KYC cyangwa se bayigufasha biragoye ariko mu Rwanda bari kuyikora kandi iri kuri black market iragurwa ushobora kubonamo Ruby Ruby nayo turi kuyikora usibye ko mu minsi ishize hasohotse igisa nayo ariko Ruby hita itangaza ko atari wo ari uri kubiyitirira ubwo nyine yarashatse ko abohereza Bitcoin twabo duhita tugenda gutyo ukiraho nyine abantu benshi ibyo bintu barabisobanukirwa ku buryo ahita amenya ngo bagiye kunyiba ntago babisobanukiwe ariko kimwe cya kabiri cy'abantu bakora mining baba bafite umuntu byibura bafata nka moderator muri icyo kintu uri buze kumuyobora nimba uri muri groupe ya Rugwiro Pro cyangwa se ukurikira channel ya Rugwiro Pro ntago ndi bubone ikintu nk'icyo ngicyo ngo sengitangaze harundi uri kwihumure harundi uri wenda ahandi hagiye hatandukanye haruri gukurikira Pilot Rwanda Showam haruri gukurikira n'izindi channel zigiye zitandukanye ziganira kuri blockchain ndetse na crypto bagenda babiganiraho ubwiyo saga nkije ugomba kurebera hamwe ngo hahandi nkura makuru yizewe nihe bari kubivuga iki ukabasha kuza kuba wakwirinda. Okay. Ya impamvu nari mbivuze nuko nzi neza ko abantu bacu benshi bashobora kuyoba wenda kubera ko utamenyera ibi bintu noneho nkibaza ngo eske noneho uyu munsi mwebwe niki nka message cyangwa ubutumwa muha abantu batarajya muri ibi bintu kubera ko wenda hari amakuru mashyashya kuri Pi nicyo turi buze gusorezaho ariko mbere gato abadukurikiye batwumva iyo mukora ibiganiro nk'ibi mushaka habiki bamenye iki bakora iki ngendeye kuri nge iyo ndi kuganira kuri crypto imikoreshereze ya AI blockchain n'ibindi mba mfite system yo kuvuga ngo nimba narabyize nkabimenya ntago bisaba kaminuza mu by'ukuri ntago ari modire ngo nuyitsindwe uzasibira ni gake ugomba kubyinjiramo kandi nawe ukabimenya kuko niho isi iri kujya ntago dufite amahitamo yo kubisubiza inyuma aho kandi ntabwo dufite amahitamo yo kubigenderamo icyarimwe ngo twese tubifate ku kigero kingana ariko ubikunda hari amakuru nshobora kumuhaho makiya tugiye kubana mu kiganiro cy'iminota 15 na 20 akayagenderaho nawe agakora ubushakashatsi bwe byabe nakabigiraho amakuru noneho ikiba kigenderewe cyane cyaba ari ukwigisha kubera ko nk'izo zose mvuze turi ku mining ntago ariko yini nshobora kurikodingaho ngo mbwira abantu ngo naza ntanga update zigezweho ariko kwinjizamo abantu bashya umuntu mushya ni ukwandikira ati nta mining ufite nshya uri gukora waba wizeye ngo nanjye mining ni muri ubwo buryo amakuru mashya update kuri Pi Network Pi Network isa naho irimo iragenda navuga ni Pi Network kubera ko nge nyifata nk'ishingiro rya Web3 iri kugenda ariko nibyo yego Web3 ubwo wenda nimba idasobanutse nibyo twabanzezaho tukayisobanura ariko Pi Network iri niyo shingiro ya Web3 ubundi amafaranga ya blockchain ntago twakabaye kuba turi kuganira gutya Pi Network idahari nta kintu iki kiganiro cyashingira kubera ko kugira ngo uganire ku mafaranga nuko ubu yafite yego cyangwa suzi imikorere yayo yego Pi Network yakoze icyo kintu yadouta abantu benshi batandukanye badafite amakuru kuri blockchain ibazanamo imaze kubazanamo ibaha n'amafaranga umuntu rero muri kunganya amafaranga cyangwa se muganira ku mafaranga nawe yafite ibitekerezo mushobora kubihuza impamvu ari shingiro rya Web3 mu busanzwe turakora bakatugenera ariko Pi Network yashyizeho icyo bita GCV cyangwa se Global Consensus Value kiba igitekerezo cy'abapiyoniye n'abakunda Pi muri rusange baravuga bati kuko uyu mushinga ari uwa community mugena agaciro pagena igiciro nka kiriya cya GCV wabonye nubwo kitaba kigiye guhita kigerwaho aka kanya ariko hari uburenganzira bahaye uwo muntu mining Pi avuga ati nuganira n'abantu benshi zakubwira ati GCV ni yacu nitwe twayitoye niwe nande niyo murare kuba rero umuntu usanzwe ayibonamo udasanzwe anafite ubwo burenganzira bwo kuganira ku bukungu na blockchain turi mu nama nabonaga abajene bambaye imipira ya Pi bona bisa neza
ntago wakambara umupira wa coin utigeze wumva uburyohe bwayo cyangwa se ngo iguhe n'amafaranga. Pi rero update zihari nuko bakirimo bubaka kandi bubaka ibintu byiza. Hategerejwe itariki abantu benshi bitegaho ibintu biremereye, aho isi zabirimo shiftinga cyangwa se n'amabanki muri rusange yihuza na ISO 222 mu buryo bwo kugira ngo ururimi rw'amabanki asanzwe bijyanye na strategy na systeme z'akazi byubakiye kuri blockchain bihuzwe nuko banki zibika fiat money cyangwa amafaranga asanzwe byasomwaga. Noneho ibikorwa bigiye bibasha kubaho byihuse kuko ururimi rwamaze gusobanuka. Ayo ni makuru biteganyijwe ko Pi Network hari ibintu abantu bari biteze ngo bya GCV, rimwe na rimwe bakavuga ngo impamvu mudashaka kuvuga kuri GCV noneho nuko idahari, kandi twabonye ko community ari nyinshi ari nini, kandi ko team ishingira kuri community sibyo na Pi nyine muri rusange. Noneho bakavuga ngo niyo GCV yatowe n'abo baturage cyangwa abo iyo community y'abo bantu. So bikavugwa ngo rero none niba mudashaka kuyivugaho muri kwisiga inyuma nk'idahari, uriya biragoye ko umupayoniya yabasha kunyurwa no kutumva ko GCV irangajwe imbere n'abayobozi ba nyiri umushinga, kandi basaba ko bari kuyitaho ndetse ikabinanditse ku buryo iri confirmed ko izakurikizwa. None abantu bakibaza ngo ese kuko izakurikizwa ryari? Cyane bibazaho benshi babiteze ko biraba uyu mwaka. Pi ni yaba pionnier ni ya community, ariko nitugaruka kuri icyo cya GCV, kuba abantu ari benshi mu mushinga tuwizereramo birahagije kuba yazamuka ikajya viral ikahenda. Tujya dukunda gutanga ingero ku yandi ma coin cyangwa se yandi ma crypto uko agenda yitwara. Pi yubatse byose bishoboka bihereza uburenganzira umupionnier na community muri rusange byuko ashobora kwitwara mu isoko. Nk'ubwo nyine ifungura Open Network Pi yafunguriye ku madolari hafi 2 irazamuka igera no kuri 3, ariko hariya tuyibona kuri 0.23 ni discipline yacu. Ni kuri yaduhagaze mu mufuka nta kwirarira kujemo, ni kuri kuko ko wa team yo ntago yigeze ibwira buri muntu wari we wese ngo gurisha cyangwa gura. Yarafunguye iravuga iti okay, noneho tumaranye imyaka 4-5 reka turebe imyitwarire yanyu. None se mu byukuri nubwo bari bavuze ngo ni GCV nta bagurishije kuri ari amadolari, impamvu bagurishije nuko turi mu bihugu bidusaba kuba hari amafaranga dukoraho buri munsi, kandi imibonekere y'amafaranga muri ibyo bihugu ikabitoroshye. Ayikuye muri mining rero akaza tukayafata nk'ahari abonetse mu buryo bworoshye. Abantu benshi rero baramininze, nyakunda kubitangamo urugero nk'ubu tubyetse kuri OKX tugasanga Pi iri ku madolari 50. Hakorwa order zikubye inshuro 3 zigeze zikorwa umunsi ya launchinze. Kuko nyine turi muri iyo nzira yo gushaka amafaranga bitandukanye no hanze. Umuntu aba afite amafaranga nk'ibihumbi 10 by'idolari abiteganya mu myaka 3 iri imbere, kavuga ati reka mbe mbishoye muri BTC ndebe ibyari byo, reka mbe mbishyize muri Ethereum ndebe ibyari byo n'ibindi. Nuko nguko iyo niyo Pi Network, iyo niyo GCV abantu bakwiye gutegereza mu gihe runaka, ariko bisaba gutegereza. Atabaye gutegereza nta yazabona. Ntabwo nizerera mu muntu uvuga ngo mu gitondo ko team izabyuka ishyireho igiciro. Nyuma yuko bafunguye Open Network bakayishyira kuri exchange, nyiri umushinga iyo amaze gufata coin ye akayishyira kuri exchange, coin bigiye kwimenya, haba hagiye kubahirizwa ikinyabupfura n'ubushobozi bw'abantu bafite ya coin. Twebwe nk'abapiyoniye nitubishaka izazamuka inaharenge, ariko baherutse gutangaza itangazo rivuga ko coin ziri muri ecosystem mo imbere, ubwo nizitarigeze zirenga wallet ya Pi zajya zikoreshwa ku kigero cya 0%, ubwo nta musoro, ariko iziri inyuma bagakataho 25%. Iryo tangazo ryaciye n'amatangazo yagiye asirikira mu magroup WhatsApp tuyaganiraho abantu bankurikira kuri Rugura Prozone twakoze ikiganiro. Ibyo ngibyo ikintu byaba bisobanuye ni cyuko Pi zazagira ntago ari ebyiri kandi yazotse muri wallet
nisige bambi yasohotse muri core team nisigayemo zigiye gutandukana. ni ukuvuga umuntu afite coin nimba nshaka kuyikoresha mu buryo buri fiat kuyivunjamo amafaranga nkayafata barankata wenda 25%, ariko nimba nyishaka kuyikoresha mu kugura icyo yakorewe ubundi bakubwira ko Pi yakozwe kugira ngo yishyurwe service and goods. Niba nshaka kuyikoresha mu kugura laptop, mu kugura imodoka, ni zero fee, nta musoro bari bunkate ko watimira byisharije. Icyo rero cyatuma iziri kuri exchange zigurwa mu buryo bwo kugira ngo bazikureho bazimareyo, hanyuma Pi isubire mu maboko ya nyirayo ibashe gukontororwa neza izamuke. Okay, tuzabigaruka mu taha. Turagushimiye cyane, wakoze. Murakoze cyane. Kimero cy'uyu munsi n'ejo bundi. Hanyuma abantu baze kuri channel yawe, iruka kubwira abantu channel yawe ni Rugwiro Prozone. Rugwiro Prozone. Irize ntahantu bari kure simazi ariko igitekerezo cyari gikomeye. Turagushimiye cyane, wakoze. Naho utaha Imana igumugisha. Hanyuma reka mbabwire ko mu biganiro byacu ari akagaruka n'ibisanzwe nge Ndikuzo